buriya kwihenura ntago ari byiza. Singiye kwihenura, wenda hari ibyo namukeneraho ariko si muri aka kanya. Nanjye nawe ntago tujya tuvugana, nimba wenda ari kimwaro, isoni, nanjye sinigeze mwereka yuko wenda mbyitayeho cyane. Ku maguru yanjye yombi musabye imbabazi kuba naramujyanye mu itangazamakuru, nawe ahari abone yuko nsabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima. Usabye imbabazi nde? Nsabye Pendo imbabazi n'umutima wanjye wose n'amaboko yanjye yose, ngusabye imbabazi. Gusa muri aka kanya nkurikije n'ibyabaye ndumva nanaremerewe kumva ngo Pendo naramutandukanyije, ndumva intebe yabaye ntoya. Usobanuro byasaba reka mbe nanicaye hasi kuko nge ndumva biba byanandenze. Icara ku ntebe. Bakunzi bacu rero, reka ntangire mbaye ikaze mu kiganiro nkuko bisanzwe. Ntangira nshimira buri wese dukurikirana, ukora subscribe, share na comment. Ndakunyenze ngukomeze ukore subscribe, ukomeze dushyigikira mu kazi kacu ka buri munsi. Mbabwira ko nanjye mbashimira kwa mutwereka yuko mukurikirana ibiganiro byacu kandi mutwereka yuko mutuba hafi ku munsi. Ntago ndi buvuge byinshi uyu munsi, ndi kumwe n'umusore wanyu Gashozantambara. Reka muhe ikaze, tuguhaye ikaze Gashozantambara. Murakoze kongera kunyakira. Ako wambaye neza. Urakoze cyane. Ntabwo ndareka kubivuga, ntabwo naripfana. Wambaye agashati keza kajyanye n'inkweto wambaye n'amasogisi. Ukunda kujyanisha ariko buri gihe. Ibi ni biba bisanzwe. N'utuntu twawe kwambara neza. Wenda nta gutindiye, ni byinshi twabonye, ni byinshi byabaye. Hari hashize igihe tutaganira, abakunzi bawe cyangwa abafana bawe bari kutwishyura batubwira bati nyamuneka mudushakire Gashozantambara, mubona dukumbuye kwaza, dukumbuye kumubona. Nyine barabivuze inshuro nyinshi, nyeka ko nawe wabibonye muri comment. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ntireka nkuri icyo abafana bawe bifuje cyangwa se nkuri icyo abakunzi bacu badusabye, kuko dukora kubera bo. Niba bakwifuje turagushaka tukakugeraho tukakuganiriza. Urumva rero niyo mpamvu navuze ntireka ngushake kuri uyu munsi tuganire byinshi bitandukanye ku buzima bwawe ubamo bwa buri munsi, ndetse no ku bindi ku ruhande bakumenyemo cyangwa se wagaragayemo bya buri munsi. Ndagira ngo wenda nkubaze ngo urumva umeze uyu munsi, urumva umerewe ute muri wowe? Neza nta kibazo. Burya iyo umuntu ahumeka abazima, icyo ni cyo kwishimira. Ni byiza kuba umeze neza rero, ariko biranagaragara n'ubusanzwe. Ndagira ngo wenda twinjira mu kiganiro neza, utubwire ku bijyanye, wenda reka duhere ku buzima bwawe cyangwa ku kazi kawe ka buri munsi. Ukina filime, ku kazi kawe ko bigeze he, bimeze bite ku buzima bwawe bwa filime? Ese biri kugenda, ntago biri kugenda, biri kwanga, bihagaze gute mu kazi bondi? Kuko uburyo ugaragara bisa n'ibimeze neza. Buriya ntabwo ikintu kijya kiba 100%, ariko aho bigereye ndashima Imana. Si ku bwanyu ni ku mbaraga z'abakurikira ibikorwa byacu. Nanabashimira bakomeze badushyigikire. Natwe tuteze guteshwa ku nshingano zo kubaha ibyiza. Wenda umuntu yakibaza Gashozantambara mu rukundo ahagaze gute? Iryo jambo n'ubwa mbere ndikubashije ndakeka. Uburyo umeze neza nyine ugomba kuba no mu mutima sawa, ufite n'umuntu mwimezemo neza, kuko ntago turabona umukunzi wawe kuva aho twakumenyeye. Rero ubwo misi ntekerezo ndavuga ni sibu nta kuntu wawe umeze neza ku rundi ruhande nyine. Nyuma y'ibyabaye byose nagerageje kuba nishyize mu mutuzo, kuko hari igihe uhura n'ikintu kikakwigisha. Nk'ubu nanjye meze nk'umuntu wanyuze mu ruganda, naratuzwe. Kankoresha iryo jambo, naratuzwe, nzavamo nshashagirana, meze nka zahabu. Bivuze ngo ntago uravamo rero. Namwe mvuze gutyo. Mu rukundo ni impumyi, kandi urukundo ni indwara. Kandi habamo byinshi byiza na byinshi bibi, ntabwo bijya bisigana. Icya mbere bamaze kwakira ikibi n'icyiza byose bikorohera kubyakira. Rero nyuma y'ibyabaye byarankomerekeje, birambabaza, ariko fata akanya ndaboneka nitekerezeho, kandi ko kanya ko kuba nanjye nafata uruhare rwanjye kuri njyewe, nitekereza nkamenya ese ibyo nari ndimo ndabizi nyine
bitewe n'ibyo wanyuzemo birakwigisha. Mu rukundo ntabwo nahita mvuga ngo mfite umukunzi muri aka kanya, ahubwo nafashe akanya mbanze nitonde, kuko iyo uhubukiye ikintu kikugiraho ingaruka zitari nziza, nicyo kirakubabaza. yewe iyo wafashe umwanya ukagitekerezaho ukagitegura, ikibi cyose ni handi ucyakira bitewe n'uko wagifatiye umwanya, bitandukanye n'uko wahubukira ikintu cyose kibi. Ni byiza rero ubwo reka tubifate nk'aho uri single, uri single saci. Yego ndi single. Reka wenda tutegereze ko hari ukundi kuntu bizagenda. Impamvu mbikubajije wenda wayibaza, ariko impamvu nta yindi. Hari byinshi byagaragaye kuri wowe ku wagaragaje nk'umukobwa mwakundanye, nyuma akagaruka kwihakana, nyuma akagaruka avuga bitandukanye n'ibyo watubwiye. Kugira ngo tumenye ukuri kose uko kumeze, twashakishije mu rundi, dushakisha ndetse na Pendo, ariko n'ubundi biguma kwa kundi bitandukanye na bya bindi biza kurangira tutamenye amaherezo cyangwa tutavuye mu rujijo. Ndagira ngo wenda uyu munsi n'impamvu naguhamagaye kugira ngo, kuko hari abakunzi bacu bifuza kumenya se nyuma hari ikindi kintu cyabaye, sinzi niba barakimenye. mu rundi yaje Pendo yaje gushaka mu rundi, kuko arasigaye ahamagara mu rundi ntamwitabe. Aranyifashisha arambwira ati ndagira ngo umfashe, kuko mu rundi atakemera yuko tuganira, umfashe ungeze kwa mu rundi njye kumusaba imbabazi, mubaze impamvu atamvugisha. Wenda nimba nizo imbabazi nzimusabe. Mu kugera kwa mu rundi wabonye ibyabaye, twasanze mu rundi ari kumwe n'undi mukobwa twari tubonye bwa mbere. Nimba ari umugore babana, nimba ari biki si tubizi, ariko nyine ndakeka ibyo bintu warabibonye nawe no muri comment barabyanditse. Ubwo ni impamvu naguhambaye kugira ngo, ko hari benshi batekereje yuko hari uruhare ufitemo muri biriya bintu byabaye. Hari benshi bavuze bati biriya bintu ashaka ari Gashozantambara wagambaniye Pendo kugira ngo atandukane na Murundi, bitewe n'ibyo nawe yagukoreye. Ubwo nagira ngo tugira ngo abantu bizire neza imva n'imvano yabyo. Ntabwo nabuzanira nguhamagaruze usobanurira abantu niba koko ari wowe wabikoze, nabyo tubimenye. Uratubwira impamvu wabikoze, niba atari wowe nabwo kandi turaza kumenya impamvu. Iyi mpamvu nyamukuru yatumye nguhamagara. Ubwo rero ndagira ngo nyine ugire ikintu bitubwiraho ibyo bintu byose, kuko biri kose hari ikintu biziho. Niyo mpamvu naguhamagaye nyine muri make, kugira ngo tumenye nyine, kuko abenshi batekereje ko ari wowe ubifitemo uruhare, ariko ni wasanga atari wowe cyangwa ari wowe. Aho kugira ngo dukeke, niyo mpamvu twahisemo kugira ngo tubaze nyir'ubwite, wowe nyir'ubwite utubwire nyine nyuma ya kiriya gihe, niba warongeye kuganira na Pendo, nimba warongeye gusangira na Murundi, ko byagenze nyine, aho byahereye muri make. Ako ubigira umujinya, uzi ko utangiye kugira umujinya. Kamubwire mu buzima ntabwo yigeze nakora ikintu cyo kuba nahemukira umuntu, yaba uwo twamenyanye, yaba tutaramenya. Ubu ngubu uri singo rero, nta mukunzi ufite, reka tuba ariko tubyita. Urabyumva, ibintu byose bisanga bitwaze gahoro, kuko iyo wirukanyishije ibintu ntabwo bikunze kuguhira, ariko iyo utwaye ikintu buhoro birakorohera, bitandukanye no kuba wafata umwanzuro aka kanya ejo ugahita ubishyira mu bikorwa. Ubu wenda wakunze Pendo cyangwa se mwarakundanye, ubona uko byakugendekeye ntibyarangiye neza iby'urukundo rwawe nawe, ndetse haje kugaragaramo ibintu bidasobanutse by'amanyanga hagati yanyu. Ubu nujye gutereta umukobwa cyangwa nujya kwinjira mu rukundo, ni ibihe bintu uzagenderaho nyine nk'umuntu uzaba ugiye gukundana n'umukobwa cyangwa uzaba ugiye kwinjira mu rukundo bushyashya, ugereranyije n'uburyo wamenyemo na Pendo ndetse n'ukuntu byarangiye? Wumva uzagendera kuki kugira ngo ubone umukobwa ukunda nyine, ubone aya mahitamo y'umunsi azaza? Ubona uzagendera ku biki ugereranyije n'ibyakubayeho wowe na Pendo? Imana yaduhishe byinshi byo kuba wareba mu mutima w'umuntu. Icyo navuga cyo, baravuga ngo abumwe agatukisha bose. Rero ntabwo nshobora kuba nabona ibyabaye hagati yanjye na Pendo ngo mbigendeho numve yuko n'abandi bose ariko bizagenda. Ahubwo haba guhirwa haba kuzinduka, sibyo? Ibintu byose ni amahirwe. Muri aka kanya nshobora kubona bira byabaye wa akaza atandukanye n'ibindi byose, cyane cyane niyo nge naba numva muri ngewe n'undi naho ataniye na Pendo, sibyo? Gusa icyo nababwira cyo cyambere ni urukundo, kandi buriya umuntu ugukunda hari utuzami tumwe na tumwe ugenda umuha
ukareba uburyo cyabasha kutwitwaramo sibyo. ubwo muri make nta mahitamo uzaba ufite cyangwa nta kintu ngenderwaho uzagenderaho kugira ngo umenye neza niba watandukanye n'uwo mbere wari ufite, niba ari wa mukobwa uzagukunda mu gihe ubikeneye, niba ari wa mukobwa muzanyurana mu bihe bitandukanye. Muri make nta kintu na kimwe ugenderaho, uzakunda nyine bitewe n'uko mwakunda cyangwa n'uburyo mwamenyanye. Ibintu byawe byose umuntu ategura agerageza kubyereka Imana, kuko umuntu ubwe nta kintu na kimwe yakorana n'icyo yakwigeza, ariko iyo ubyeretse Imana, Imana niyo iguhitiramo inzira ya nyayo, hato udatandukira mu byo wari ugiyemo. Ibyanjye nzabyereka Imana mu rukundo, Imana izambwira ati uriya yaragukwiye, komezanya nawe mw'uru rugendo nta kibazo. Wenda reka tube tubiretse iby'urukundo uzatumenyesha ntihagire igihinduka ntacyo, ariko reka nkubwire ngo nyine kuraje kandi ukomeze nyine ugerageze uko biri kose kizahinduka. Reka wenda tugaruke kuri Morondi ndetse na Pendo. Kuri uyu munsi Pendo nk'inshuti yawe cyangwa se nk'umukobwa mwamenyanye mwakundanye, nubwo bitarangiye neza, hajemo amanyanga no kudasobanukirwa ku bantu babibonye, umufata nk'iki kuri uyu munsi? Mufata nk'inshuti, mufata nk'umu ex wawe, ese muracyavugana, uracyafite nimero ziwe? Kuri uyu munsi mumeranye mute hagati yawe nawe, hagati yawe na Pendo? Mufata gute nyine nk'umuntu mwamenyanye n'ibyo mwanyuranyemo byose? Iyo uvuze kuri Pendo nge agahinda karaye. Oya ariko ntago ngira ngo urire cyangwa bikubabaze. Turi kuganira ku byabaye kugira ngo nyine dusubire umuntu asobanukirwe neza se byagenze bite kuri uyu munsi, bihagaze bite, nyuma se baracyavugana cyangwa ntibakivugana. Ntago uri kugira ngo mbigusubize ibihe inyuma kugira ngo nkubabaze, ariko abakunzi bacu cyangwa abafana bawe bakeneye kumenya nyine uko uhagaze wowe ndetse nuko Pendo ahagaze, nuko byarangiye, niba ko kuri ku ruhande rwawe wenyine, nimba mukiganira, niba mu rundi mukivugana. Niyo mpamvu nyine turi kubiganira kugira ngo tumenye neza ukuri kuri uyu munsi wo guhagaze. Ubwo nagira ngo mbwire hagati yawe na Pendo uko bimeze muri iyi minsi. Mbere na mbere mbanje kubisegura mbasaba imbabazi, kuko iyo uvuze Pendo mu matwi yanjye numva ikintu kiniga gise kimfata. Ariko icyo nakubwira, nabwira n'abadukurikiye, Pendo mufata nk'umuntu usanzwe kuri njyewe, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo utazi yava namenya niyajya, sibyo? Rero na communication iri hagati yanjye na Pendo, kumuvugisha ni ibisanzwe, niyo najya gutya muvugisha ni nkuko nawe nakuvugisha, ariko nta bintu bigiye kure, kuko nimba bavuga ngo utazi yava namenya niyajya, muri aka kanya nzi aho navuye, kuba amazi ibyo nanyuzemo ndabizi. Rero nawe ngomba kubyubakira ngo nuko nabinyuzemo, ahubwo ngombe nubakire ku hazaza, sibyo? Nago Pendo nta nubwo nshaka ko hagati yanjye nawe hari communication iri hejuru, kumuvugisha munyuzeho nabwira mwaramutse mwiriwe, nkikomereza nta bintu biba birenze hagati yanjye. Wajya kuvugisha cyangwa guhamagara kuri telefone nk'umuntu wa mwamenyanye, wenda ngo wumve wafite wenda emotion zo kukuvugisha cyangwa gusaba imbabazi ku byo yagukore n'ibyo yamukore hagati yanyu nyine, wajya gira wenda uburyo ashaka kukuvugisha mu kuntu byibura ukabona nyine ashaka kukuvugisha hagati yanyu, mukomeze bwa bushuti bwanyu bwa mbere. Kuko iyo umuntu mwakundanye mugatandukana siko muba banzi, hari igihe mutandukana ariko bwa bushuti nk'inshuti, ku buryo wagira ikibazo akagufasha, yagira ikibazo ukamufasha. Ubwo n'ibyo nagira ngo numve niba hagati yanyu hari communication mu gifitanye cyangwa niba byararangiye, nimba nyine byararangiye burundu ku buryo nta wakenera undi. Buriya kwihenura ntago ari byiza, kandi nawe udakenera mugenzi we. Ushobora kuvuga ngo sinamukenera, ariko igihe kikazajya ntago ubu ureba imbere ngo umenye icyo Imana yaguteganyirije. Icyo navuga, singiye kwihenura, wenda hari ibyo namukeneraho, ariko si muri aka kanya, sibyo? Nawe byo kuvugana njye nawe ntago tujya tuvugana, nimba wenda ari kimwaro, isoni, nanjye sinigeze mwereka yuko wenda mbyitayeho cyane, sinigeze nanamuvugisha, naramwihoreye. Nawe niyigeze wenda avuga ngo reka mwandikire wenda mubwire byabaye, yariturije. Gusa njyewe bora kwemera icyaha ni ubutwari, no gusaba imbabazi ni ubutwari. Ashobora kwenda yarabonye ibyo yankoreye akabona kunsaba imbabazi n'ibintu bimukomere, kuko ni gace cyane kubona umuntu agusaba imbabazi, sibyo? Ariko nshobora kuba nge namusaba imbabazi ku byabaye, ariko ntago ari ukuvuga ngo
ngo naramuhemukiye wenda ikintu nge musabira imbabazi ngiki kuba naramuzanye mu itangazamakuru ariko sinamuzanye ari uko mbifitemo uruhare byari biteye n'ikiganiro yari yakoze avuga yuko naho tuziranye atigeze amenya ngiye mu kumubohora namubwira ni ibyabaye sinababajwe n'ibyo wankoreye muri aka kanya nge ku maguru yanjye yombi musabye imbabazi kuba naramujyanye mu itangazamakuru nawe ahari abone yuko nsabye imbabazi kandi mbikuye ku mutima. Usabye imbabazi nde? Nsabye Pendo imbabazi. Imbabazi musabye ziraturuka kuba naramujyanye mu itangazamakuru. Wena twari kwicara tukabiganiraho kubyo yankoreye ariko niyigeze yashaka kuba yamu mwanya muri karakanya. Bitewe n'umujinya n'uburakari nari mfite byatumye nanjye mvuga ni kujya amenyekanisha yuko nahuye n'akabaro n'ibibi byinshi nanjye reka mujyane reka nanjye mujyane mu itangazamakuru mbikora mu ubwo buryo. Rero Pendo ahori sinitaye ku byo wankoreye sinitaye ku byabaye byose ahubwo nitaye kuba narakuzanye mu itangazamakuru n'umutima wanjye wose n'amaboko yanjye yose ngusabye imbabazi ku kintu nakoze cyo kujyana mu itangazamakuru. Ibindi byose narabyakiriye ubwo ni ku mutima wawe wagutegekaga ni nako wenda ni nayo nzira wahisemo yo kuba twatandukana kandi nawe nizaho uri ko umbabariye n'Imana nayo nago nubwo utagize uwo mutima wo kunsaba imbabazi bitewe n'ibyo unkoreye cyangwa se wankoreye ariko ngewe nk'umuntu w'umugabo uzi ububabari icyari cyo no kwibohora ku mutima ngiye musabye imbabazi nawe aho ari yakomeza yaba ari kumwe na murundi yaba ari kumwe n'undi azumva yuko nge musabye imbabazi natitaye ku byo yankoreye byose. Ihagurukire rwose imbabazi byumvikanye imbabazi kandi usabye imbabazi arazihabwa. Kubona umuntu w'umugabo apfukamye imbere y'itangazamakuru agasaba imbabazi nuko abazi ko yakoze ikintu kitari cyiza ariko kucicuza. Pendo no aho uri hose reka twizere ko nawe nk'umuntu uza kubona ibintu bibaye nawe uza gutanga imbabazi. Buryo umuntu atanga imbabazi ari uko avuze ati iryo jambo ryitwa ndakubabariye iyo utabivuga ntago wababariye umuntu ariko reka twizere ko nawe undi munsi uzatera agatebe kuvuga ati naramubabariye ku byo yakoze kuko arapfukamye imbere asaba imbabazi wabibonye. Reka twizere ko wenda tuzabona igisubizo cyiza kuri Pendo ko yakubabariye. Uvuze mu rundi rero uranyibutsa hari ikindi kintu cyabaye mu minsi ishize sinzi nimba barakibonye. Pendo yaramamagaye ambwira ko yifuza kugira ngo abonane na Murundi. Arambwira ati ndashaka kungeze kwa Murundi ndashaka kumusura nkamenya impamvu atanyitaba nimba naramukosereje ambabarire ndashaka kumusaba imbabazi. Twaragiye tugeze kwa Murundi tubasanga undi mukobwa sinibuka izina rye neza ko yararimbwiye ariko twasanze umukobwa kinyagatenge nk'umuntu nyine bari kumwe mu nzu ntibyagenda neza. Penda taharakaye Murundi ntiyasobanura umukobwa wari we. Waba warabibonye iki kiganiro waba warakibonye? Yego narakibonye. Benshi rero batekereje yuko nyine urumva Murundi ntiyasobanuye niba bakundana cyangwa badakundana. Pendo yagiye ababaye avuga ngo bararangizanyeje hagati ye na Murundi. Ni byinshi byabaye. Rero abantu batekereje ko waba ari wowe waba warateranyije Murundi na Pendo kugira ngo wenda umugambanire werekane yuko nyine Murundi afite undi mukobwa kugira ngo atandukane na Pendo. Ababitekereje ni benshi ni impamvu nifuje kugira ngo mbikubazeho tubiganireho utubwize ukuri utubwire uko byagenze nyuma koko nta ruharo bifitemo tubimenye niba narwo rurimo tubimenye ariko nyine ntago turi kugushinza icyaha ni kugira ngo tumenye neza nyine uruhare urimo cyangwa se uruhande urimo. Imbabazi wazisabye ariko nyine naho niba nta ruharo bifitemo natubwira ati ntago mbizi nta n'ikintu mbizi. Ibyo biba bihagije kuko imbabazi zo wazisabye urumva n'amatsiko abakunzi bari bafite kugira ngo bifuza kumenya niba hari icyo wakoze hagati yabo kugira ngo biriya bintu bibeho. Okay, hagati yanjye na Murundi na Pendo ubwo urumva turi abantu batatu. Nta ruhare nigeze nagiramo mu itandukana ryabo ndetse na biriya byose byabaye nanjye naratunguwe kuko Murundi ngemerukana nawe umunsi anwara kambwe ati reka ngurire bite n'ibyo bambwiye bangiriye inama. Muri aka kanya nago nakora iryo kosa ndetse kugira ngo wenda n'abafana babone yuko wenda ibyo ngibyo natabikora. Muri aka kanya nago natinyuka kuba mvuga ni Pendo nubwo wamemukiye nubwo hari byinshi wamemukiyemo narabyirengagije nago
ni gakeya kubona umuntu w'umugabo upfukama sibyo turazi neza ko dupfukamira Imana sibyo naho gupfukamira umwana w'umuntu nago tubimenyereye mu muco wacu ariko impamvu nge napfukamye nuko ntacyo nishinza mu mutima wanjye icyo nishinza ni kimwe kandi nagisaba imbabazi nuko naramuzanye mu itangazamakuru naho ibindi byose itandukana ryabo nta ruhare bifite nta ruhare habe na ruto nta n'inyungu nakuramo sinabatandukanye kugira nongere nkundane na Pendo sibyo nta n'inyungu nakuramo hari ahantu niyo mpamvu rero nge nta ruhare mbifite wenda ibyo birahagije kubibazaga icyo kintu nta ruhare bifitemo nta n'inyungu bifitemo kuko ntiyifuza kubatandukanya kugira ngo akundane na Pendo mwumvise wenda ibyo yabanje kuvuga ati njyewe ntabwo nifuza gukomeza kubangamira umuntu ibyabo ni ibyabo n'ibyanjye ni ibyanjye reka wenda nkubaze nyuma ya kiriya gihe ntabwo Murundi mwongeye kuganira urumva Murundi ni inshuti yawe ni umutipe mugenzi wawe mwarongeye kuganira wenda mugasangira ku byabaye wenda kuganiriza kuri uriya mukobwa cyangwa Murundi nawe ntabwo mukiganira cyane bitewe n'ibintu byakurikiyeho nyuma Murundi ntabwo twongeye kuganira muri kiriya wenda amubwire ngo reka nkugurire ntabwo twigeze twongera kuganira ariko hari projet zindi twagiye turi gukorana ariko nta communication iri hagati yanjye nawe ku kigendanye na Pendo wenda ngo turaganira nimba tugeze muri projet turi gukora ubwo ni projet ibindi byose tubisiga hanze byane byo kujya ngo ibintu by'amatiku byo kuvuga ngo ntago tujya tubigira tuvuga kuri projet ibindi bikazanye gusa muri aka kanya nkurikije n'ibyabaye ndumva nanaremerewe kumva ngo Pendo naramutandukanyije ndumva intebe yabaye noya usobanuro byasaba reka mbe nanicaye hasi kuko nge ndumva biba byanandenze icara ku ntebe oya kumva ngo abantu nk'umufana niyo yavuze ngo hagati yanjye Gashozantambara na Murundi na Pendo abifitemo uruhare icyo kintu aho ngaho aba yibashije nk'umuntu ariko nawe dusubije nk'umuntu nyine utarabikoze aho ni ukwibaza ntabwo ari ukuvuga ngo babigushinjije byikubabaza cyane nushaka wenda reka tube tubiretse ariko nyine bibazaga kuko niwe muntu wenda wa hafi cyane ku buryo wenda wari ufitanye ikibazo na Pendo ku buryo kumuhemukira cyangwa se kumugambanira byakoroha ariko niba utweretse yuko utabikoze rwose ihangane wiyicarire ku ntebe uhagoroke nta kibazo basobanukiwe kandi twese twabyumvise ko nawe bifitemo wenda byoroshye ntago turi kugushinja sibyo gusa ntago ndi umucamanza nta nubwo ndi mu mitima y'abantu yaba uwarebye cya kiganiro kumva yuko hagati yanjye na Murundi na Pendo mbifitemo uruhare nashyira umutima hamwe yumve yuko Gashozantambara ntabwo yaje gushoza intambara kwa Murundi na Pendo ni izina bisanzwe nkoresha muri projet zanjye ariko ntabwo izina ritandukanye n'ibyo ukora ibyo ndavuga wumva ibyo mvuga ariko nukora ibyo nkora sibyo rero nabyo biratandukanye cyane nabo bumve yuko nta ruhare mfitemo hagati ya Murundi na Pendo ahubwo nahoraga nsaba Imana ati Mana uzamfashe ushyigikire bano bavandimwe urugo rwawo rukomeye mu rukundo batera imbere mbese ntihazagira icyo babura muri we ariko sinavuga kwenda ko Imana itanyumvishe ahubwo hari igihe bavuga ngo wasanga ari zo nzira zayo yashaka kubinyuzamo wende bavuga ngo nta nkweto iburi yayo sibyo buri ushobora gusaba Imana yaravuze ati hagati yawe nawe y'ibyabaye ntago mwebwe mugomba gukundana buri ifite inzira z'Imana zirenga igihumbi ziba nyinshi niyo mpamvu rero nawe numva gukora ikiganiro nicare gutya ntacyo bimbwiye bitewe nuko nicaraga ku ntebe nkumva yandemere hari igihe ikintu kiba muri wowe ukumva umutima wagiye gushwanyuka rero nanjye numvaga umutima ugiye gushwanyuka mana se kuko nakoze iki koko ariko bahanicaye ndumva ameze neza nta kibazo twakomeza ikiganiro bitakugoye nta kikomeza wicarire none ku bijyanye n'uriya mukobwa waba umuzi uriya mukobwa wari uri kumwe na Murundi nimba yitwa Oliva niba arinde numva ntibuka izina rye neza waba umuzi cyangwa mwaba muziranye uriya mukobwa ntabwo tuziranye nigeze kumubonaho yaje gukina muri filime za Murundi kuko nanjye icyo gihe Murundi yambwiye ati uzukinemo namuboneye aho sinaho kinana na Murundi filime yego namubonyemo sinakubwira ngo ndamuzi namubonye gutyo gusa ariko rero Murundi nawe afite akantu yihariye abakobwa bose bahura nawe
abanza kubajyana muri filime ngira kuko na Pendo ndibuka tubwira ahantu bamenyeniye yatubwiye ko ngo bakirana muri filime ye ngo bahuriye muri filime ikintu ntaramenye neza nuko nubu niba bagikirana muri kuko hari igihe ugirana ikibazo n'umuntu ukavuga ati nimba tunakirana ahantu ndava amasigaremo wenyine urumva ko nuwo nguwo umuzi muri iyo filime ya Murundi bivuze ngo umukobwa wese uzuranye na Murundi cyangwa bakundanye arabanza akamunyuza muri filime ye kugira ngo hari bakundane sinzi ukuntu ugenda uko byombi rero icyo kibazo ntabwo ngiye nakigusubiza kuko nakomeje kureba umutima w'umuntu biragoye sibyo iyo twageze mu kazi burandi umuntu utifuza kuba nakwinjira mu buzima bw'umuntu cyangwa mbeho hari uwo mbangamiye muri rusange rero iyo nanjye nageze mu kazi nkora akazi kanzanye ibitanzanye nkabisiga ku ruhande ntabwo njya ninjira mu buzima bw'umuntu icyo kibazo rero naba nkubeshye wenda ubwo nzakibaza nyiracyo nta filime wigeze uhuriramo na Pendo filime mwigeze muramo mukina cyangwa ahandi hantu mwigeze muramo ibintu bijyanye n'ibya movie cyangwa ibiki Pendo ni ahantu na hamwe twigeze duhurira muri proje zanjye yaba muri filime yaba muri proje zindi zigiye zitandukanye nkora mu buzima bwa buri munsi nta na hamwe nigeze nahuriraho nawe none se ko wigeze kumbwira ko Murundi ngo yagushyize muri filime ye kandi na Pendo ngo yakinanye na Murundi muri filime ye nta munsi mwigeze muhurira kuri set wenda umunsi umwe umva mwakinaga muri filime imwe wenda sinzi ubu nimba mukikinamo mwese sinzi wenda uko bihagaze ariko nimba mwana kimwe muri proje imwe umuntu yakibaza mwarigeze guhurira kuri set mwese mwagiye gukina wenda cyangwa ntabwo biraba kuko hari igihe wenda bapanga uyu munsi abandi bagakinira nta munsi umwe murigira muhurira mwagiye gukina filime wenda mugikundana cyangwa mutagikundana nyine proje hagati yanjye na Murundi tuzitangiye nyuma y'ibyabaye hagati yanjye na Pendo nibwo nangiye gukorana na Murundi naho mu bundi buzima busanzwe na proje niyi nimwe yigeze nahuriramo na Murundi turi kumwe na Pendo nayikoze ndi kumwe na Murundi twenyine naho Pendo sinzi nimba yarakinnye no kwa Murundi simbizi gusa nyine ubwo nanjye mbyumvisha uko nguko gukina bwakinnye kuko Murundi bahuriye ngo muri filime nini naho bamenyaniye ariko ibyo ntacyo bitwaye ubwo ikintu ngiye gukora ndashaka kuzashaka Pendo wenda nimbasha kumubona byoroshye wenda nabana kino kiganiro akabona ko wasabye imbabazi akatubwira nimba yababariye cyangwa nimba yatanze imbabazi nk'umuntu tukamenya neza nimba koko yakubabariye ubundi tugakomeza ubuzima ndagira ngo wenda umbwire ku bijyanye n'ibyo wabonye ubwo ndi kukubaza ku rundi ruhande ntago nkubaza kuri wowe ubwo ndi kukubaza ku rukundo rwa Murundi wabonye ndetse n'uriya mukobwa wundi cyangwa se na Pendo tumushyiremo we ntago mushyizemo kuko nyine urumva wowe ku rundi ruhande ntago ukiri kumwe na Pendo wamusabye imbabazi byarangiye ariko nikubaza no ku bya Murundi bisanzwe ugereranyije nuko Murundi mwigeze gusangira muri kwiyunga ku bya Pendo bya mbere akakujyana ahantu mugasangira agafanta n'uburyo ubu ngubu mubona n'ibyo wamubonye mejo bundi duheruka wamubonye gute cyangwa byaga Murundi uramufata gute uri kumufata gute muri aka kanya urumva nyuma mwabaye inshuti muri iyonga mujye no gusangira nyuma yo gusangira ugenje n'ibyo Murundi arimo kumusangana n'umukobwa bataratandukana Pendo byo wabibonye gute cyangwa se bifata gute nk'inshuti yawe nyine wamugiriye ihe nama muri make Murundi nago hashize igihe kinini tuziranye kandi birakugira amenye imyitwarire y'umuntu bisaba n'igihe gihagije sibyo ngiye mu gihe gitoya nabonanye na Murundi cyangwa twari turi kumwe nabonye Murundi nta kintu atwaye nabonye ari umuntu mwiza kuko buriya ni umuntu ucisha make nawe nagakunze kwinjira mu buzima bw'umuntu nimba akubonyeho defo buriya ntago ajya nigwa n'ijambo nimba hari defo akubonye harakubwira ati ahantu watandukiriye garuka umurongo gutya kandi ni gake cyane uzabona umuntu ukugira inama undi we aba yumva yakureka ugakomeza ukaruhama sibyo yego kuko wabavuga ati ni mugarura mu nzira ya nyayo ni handi havamo ishyari sibyo n'urwango kandi buri ishyari ntago ari ikintu cyiza rero Murundi we akugira inama atitaye ku ngaruka ziri bube muri ako kanya niyo mpamvu rero nakubwira ni Murundi mu gihe gito tumaranye nabonye ari umuntu mwiza ku bijyanye wenda watubwiye ko nta mukunzi ufite watubwiye ko uri wenyine
ko nta mukobwa ufite mukundana nk'umukobwa wenda uri kudukurikirana waba wifuza kuba yahura na Gashozantambara cyangwa yumva yajya mu rukundo nawe kuko warababajwe mu rukundo ni byinshi byabaye byagaragaye kandi utubwiye ko nta mukunzi ufite umukobwa wenda uri kudukurikirana wifuza kuba yahura nawe cyangwa mwamenyana kuko ibyo ni ibintu bisanzwe cyangwa se yifuza kuba mwakundana icyo gihe uri kubyumva gutiya biremewe cyangwa ntago uritegura neza ko wakundana n'umuntu bihagaze bite mbese ku muntu wakifuza ko mubonana cyangwa muganira ku bintu by'urukundo buriya hari igihe twihunza inshingano zacu kandi biba bizatinda ukakira izo nshingano sinavuga ngo sinzakunda cyangwa sinzakundwa kuko isaha n'umunsi iyo bigeze n'ubundi biraba ariko hagati yanjye no kuvuga ngo wenda umukobwa wankunda cyangwa nakunda urukundo ntago ruza nk'amarabira sibyo ngo ruze rutari kwituraho bigira inzira binyuramo ukagira uburyo cy'ubyitwaramo hakabaho kwigana hagati yawe n'uwo nguwo mugiye gukundana kuko nimba ufite urukundo rufite intego atari za zindi z'iki gihe zateye z'abubu mu mvugo z'ubu ngubu iyo ari urukundo rufite intego ugerageza uburyo ki ubyitwaramo neza cyane cyane ko aba ari urukundo uvuga ati isaha n'isaha y'umuntu dukundana igihe kizagera abe yambera umufasha nanjye mubere umutware rero ibyo byose bigira inzira binyuramo hakabaho kwigana nyuma yo kwigana muramenyana nyuma yo kumenyana mubishyira mu bikorwa rero byaterwa kuko inkundo ni nyinshi hari igihe ushobora kuzavuga ati ndashaka urukundo rudafite intego cyangwa se akavuga ati ndashaka dukundane biraho nka musaza na mushiki cyangwa se ndashaka unkunde nk'uko ukunda ababyeyi bawe ubwo urumva ni ibintu bitatu bitandukanye byaterwa n'urukundo yaba ashaka kandi muri ako kanya bibaye wahitamo nawe reka njyewe noneho mbikuvuga kuko ntabwo navuze rwa mushiki na musaza ntabwo navuze urukundo gukundana sheri na shusho nyine gukundana ntabwo umuntu yakubwira ngo ndashaka ko mba mushiki wawe cyangwa musaza wawe sinyeka ko ibyo bikunda kubaho ndi kuvuga nyine umukobwa wawe wifuza kuba yakundana nawe imiryango irakinguye cyangwa se hari ibyo ugenderaho kugira ngo uvuge ati ngeranyije n'ibyambaye noneho ubu mfite kondisiyo ngenderaho ndashaka umukobwa umeze gutya ndashaka umukobwa ufite ino mico witwara gutya kugira ngo niba anahari abyumve yumve ibyo wenda byujuje cyangwa niba nta nicyo ugenderaho nabwo waba yifuza kuba wenda mwaganye nimba nta kibazo kuko hari abantu benshi baba badukurikira n'uwo ngo bashobora kuba hari wenda ariko kubyivugire kwa bimugoye ubwo nicase kugira ngo mvugire buri wese waba uri kubitekereza nimba ntacyo byabigutwaye niba igihe kitaragera ukiri kubitekerezaho sinzi nyine batubwira icyambere ni ugutinyuka ugatera intambwe uzi usanga uwo wakunze kuko aho kunigwa n'ijambo wanigwa n'uribwiye kuko igihe ushobora kunkunda ukabihamana mu mutima wawe kandi nyamara ubimbwiye byari kumera nk'uko wari wabona nk'iyo uri korosora umuntu wabyukaga uzi ngo araryamye ariko ugasanga we yagutanze imbere rero icyo nababwira njye nta kintu ndeberaho cyane cyane ko bya bindi abantu bavuga ngo uriya ni mubi nta muntu mubi ubaho waremwe n'Imana twese turemwe mu ishusho imwe ahubwo ikintu kidutandukanya ni imico n'imyemerere yacu naho ibindi byose turabihuje rero uko icyambere ni umutima ukunda ubundi umuntu udashobora kuguhesha agaciro mu bandi cyangwa kuvuge neza mu bandi wa undi utazaza ngo asange bari kukuvuga nabi ngo akuvuganire ubu ntabwo navuga ngo yaba umukunzi wawe icyambere ni umutima n'uburyo ki agukundamo ndetse n'uburyo ki akwitwaraho mu bandi ndetse n'iyo muri kumwe nawe hagati yanyu wenda turi gusoza n'ikiganiro kwicara hasi ushaka kuba warushye reka wenda turi gusoza ikiganiro cyacu ndagira ngo ugire ijambo ubwira Pendo rimwe ryonyine ugiye n'ikindi kintu ubwira abakunzi bacu abakunzi bawe muri rusange n'abagufashe muri buriya buryo abari bagukumbuye bifuza kukubona nabugira ijambo babwira abakikaga yuko hari uruhare bifitemo hagati byabaye kuri Murundi ndetse na Pendo
nabo ugira icyo bagenera. Ibintu bitatu byonyine maze dusoza ikiganiro kugira ngo wese yumve yuko mu mutima watuje nyine ko uko yagufataga akomeza gufata, nimba yagukundaga akomeza gukunde, kuko nta kintu kibi wakoze, nta kibi wagaragaje, ahubwo icyo wakoze wagaragaje guca bugufi, usaba imbabazi umuntu, kandi ni byiza gusaba imbabazi. Kugira ikintu babwira. Icyo navuga mbere na mbere n'uri kureba iki kiganiro niyumve ngo nasabye imbabazi ngo kuko ibyabaye ngo nabigizemo uruhare, ahubwo nasabye imbabazi bitewe n'ibyo Pendo yankoreye. Hari igihe ukora ikintu niyo yaba atari wagikoze cyangwa wagikoreye mu mutima wawe, umutima ugahora ukurya. Ngere icyo nasabiye imbabazi ni kubyo kuba yaramemukiye, byo simbigaruka, sinshaka no kuzongera kubyumva no mu matwi yanjye. Byarabaye kandi ikintu kiba kujya kikwigisha. Icyo nasabiye imbabazi ni ukuba njye naramuzanye mu itangazamakuru nkamushyira ku karubanda. Nabisabiye imbabazi Pendo, aho uri hose uri kureba kino kiganiro, wumve yuko nsabye imbabazi. Kandi baravuga ngo usabye imbabazi bituruka kure arazihabwa. Muri aka kanya nawe nutera intambwe ukumva yuko umutima wawe hari icyo ugushinza mu byo wankoreye, niteguye kuba nakubabarira. Naho kuvuga ngo ankunda, ubwo yankunda biraho bisanzwe, kuko iyo nateye intambwe ntago njya nera indi ntambwe nsubira inyuma. Kirazira nta mugabo ujya utera intambwe asubira inyuma, ahubwo komeza abana banjye. Ndabakunda kandi mbafite ku mutima, mukomeze mudushyigikire kuko inkunga zanyu zirakenewe. Sinavuga ngo ndi marayika, ndi umuntu, ndakosa, kandi nawe ushobora kubona aho nakosheje ukanyebura, kuko ndi umuntu wumva kandi ndumvira, ukanangira inama ati hano witwaye nabi, garuka hano. Umuntu uzagira inama akayanga wazaba ari inumva, adashaka kumva icyo ushaka kumubwira. Naho kubumvaga yuko nabigizemo uruhari, mu mutima wanjye ndakeye, nta kintu nishinza, nta ruhare mfite, nta n'ikintu na kimwe nigeze nakora kugira ngo Pendo na Murundi bibe byagenda kuriye. Mbasabye imbabazi kuri mwebwe mwese mwangiriye icyizere, nsaba n'imbabazi babandi mwanakarije icyizere muvuga yuko ndi Gashozantambara naje guteranya Murundi na Pendo. Ndazi neza ko atari wowe, ahubwo ni umutima n'igishyika wagize muri aka kanya. Yego. Ijambo rero wabwira Pendo dusoza rimwe ryonyine. Nawe ni umuntu mukuru, mu byo navuze ndakeka harimo irirenze rya jambo rimwe, kandi harimo ubutumwa bugiye butandukanye. Ntago naje kugira mvuge ibintu bitarimo ubutumwa. No kuba nemeye nkicara hasi nuko nukwicisha bugufi n'akababaro nagize hagati ye na Murundi kuba baratandukanye, byankoza ahantu birambabaza, bituma numva nabyibushye muri ngewe, nkicaraga ku ntebe nkumva yambanye ntoya. Rero icyo nababwira cyo ku byabaye nibyo wabisobanura bihagije. Ubwo Pendo nawe nk'umuntu mukuru araza kutubwira cyangwa se araza gutanga comment yavuga ati namubabariye cyangwa se ibyo yavuze nabyakiriye. Reka ngushimire ko wemeye kutuganiriza Gashozantambara. Murakoze cyane namwe. Reka wenda turi gusoza ikiganiro cyacu, nshimire bose dukurikirana, mbasaba gukora subscribe, share na comment ku biganiro byacu bya buri munsi. Nshimira wowe dukurikirana, wowe ukora twereka yuko udukurikirana muri comment, utanga comment nziza, wifuza kwamamaza buri kintu cyawe cyose wowe ufite twabigukorera. Wifuza ko hari umutumirwa ukomeye nkuko mwavuze ko mushaka Gashozantambara tukamubazanira, tukabibakorera kuko dukora kubera mwebwe, duhari kubera mwebwe kugira ngo tubashimishe. Reka mbasezere, ubutaha tuzashaka Pendo nawe agira icyo atubwira nk'umuntu mukuru, nimba imbabazi yazitanze cyangwa nimba gifite akantu ku mutima nawe bitubwire, nibikunda tuzasogeza amakuru meza kandi yizewe. Bye bye.